umunota w'ubwenge. Umunota w'ubwenge. La minute de sagesse. Sobanukirwa ibi. Menya unasobanukirwa ibi. Nawe uzitwa umumenyi. Kurwara umutwe ni ikibazo kigera kuri buri wese mu buzima bwe bwa buri munsi. Nubwo bamwe twibwira ko ari ibintu byoroshye, nyamara hari abarwara umutwe ukabagezayo pe. Mu gihe ubusanzwe iyo ufite indwara runaka no kubabara umutwe biziraho, nyamara hari igihe urwara umutwe nta yindi ndwara ufite, ahubwo bikaba bifite ikindi kintu cyabiteye. Hano tugiye kurebera hamwe ibintu bya mbere mu gutera umutwe n'uburyo wahangana nabyo. Muri byo harimo kuruhuka nyuma ya stress nyinshi. Bishobora kuba bijya bikubaho ugasanga wari usanzwe ukora amasaha 10 ku munsi kuva kwa mbere kugeza kwa gatanu, nuko kwa gatandatu kuko utari bukore ukaryamira ukabyuka umutwe ukurya. Ibiterwa nuko kuruhuka bituma imisemburo ya stress igabanyuka mu maraso, nuko bigatera imitsi ijyana amaraso yari imeze nk'ifunganye gato kwifunga ikanguka, ari nabyo bitera kuribwa umutwe. Aho gutekereza kuzaruhukira rimwe muri weekend uryama amasaha menshi, ahubwo buri munsi w'akazi gerageza ushyiremo igihe runaka cyo kuruhuka niba bigushobokera. Niba bidakunda muri weekend aho kuryama amasaha menshi, shaka ikindi kintu cyo kuruhuka wakora kugira ngo wirinde kuryama amasaha menshi. Icya kabiri ni umujinya w'umuranduranzuzi. Iyo urakaye imikaya yo kubikana irarega ndetse n'imitsi cyane cyane yo mu misaya ikarega, nuko bigatera kumva umutwe uremereye, aribyo biwutera kumva uribwa. Niba wumva utangiye kugira uburakari, injiza umwuka mwinshi unyuze mu mazuru, nuko uwusore gahoro gahoro unyuze mu kanwa, mbese nk'uri gukora meditation. Ibi bizaruhura imikaya y'umutwe n'ijosi. Kwicara cyangwa guhagarara nabi. Iyo wicaye cyangwa uhagaze mu buryo butari bwo, bituma umugongo wo hejuru, ibikanu n'ibitugu biremererwa, nuko ingaruka ikaba kuribwa umutwe, ndetse akenshi wumvira mu gahanga no mu maso. Uko wabikosora rero, irinde kwicara no guhagarara mu buryo bumwe igihe kinini, ndetse unirinde kuba wunamye cyane. Niba uhagaze hagarara wemye, niba wicaye sa n'uwegama ku buryo amaso aba areba imbere yawe neza, bikoze imfuruka igororotse naho uhagaze. Ikindi kintu, ibintu bihumura. Ibihumura bivugwa hano ni nka parfum n'ibindi bintu byose bigira umwuka winjiza mu mazuru, byaba amavuta cyangwa indabo zimwe na zimwe. Ibi kuri bamwe cyangwa benshi nabyo bibatera umutwe. Ibi byo kubyirinda biroroshye. Niba wiyizeho ko ibintu bihumura cyane cyane bigutera umutwe, wibikoresha ndetse unirinde kujyana n'uwabikoresheje. Niba bidashoboka ko wamujya kure, wenda nk'uwo mukorana ku kazi, ufungura amadirishya hinjira umwuka mwiza. Guhindura ikirere. Niba ujya ukunda kuwurwara cyane, uzacunge niba intandaro atari ihinduka ry'ikirere. Ubukonje bwinshi, imvura igiye kugwa, ubushyuhe bwinshi, imiyaga myinshi, ibi byose bishobora gutera umutwe. Nubwo ntacyo wakora ngo uhindure ikirere, ariko iteganyagihe kuri ubu rivuga ko ikirere kizaba kimeze ku munsi uza. Niba uko kiri bube kimeze ubizi ko biri mu bigutera umutwe, ushobora gufata ikinini cy'umutwe mbere y'uko uwo munsi ugera, bikakurinda ko wa munsi wazarwara umutwe. Guhekenya amenyo. Hari abantu usanga mu gihe baryamye bahekenya amenyo, cyangwa ugasanga yashinze iryinyo ku rindi, nabo batabizi. Ibi bituma imikaya yo kwishinya yo mu kanwa yikanda cyane, bigatera umutwe wumva uremereye. Ahangaha irinde kurara wenyine, kandi uwo murarana ajya gukumanga mu gihe utangiye guhekenya amenyo. Hari n'udukoresho twabugenewe ushyira mu kanwa tukakurinda guhekenya amenyo uryamye. Ikindi kandi ni urumuri. Urumuri rutyaye kandi ruvangavanze amabara nko mu tubyiniro rutera kenshi umutwe w'uruhande rumwe. Ibi biterwa no kuba uru rumuri rutuma imisemburo imwe n'imwe izamuka cyane, bigatuma imitsi irega ndetse bigatera umutwe. Mu gihe utari kwihanganira urumuri, wakambara amadarubindi agabanya urumuri. Mu kazi, gabanya urumuri muri mudasobwa ube ruke, kandi niba ari ku manywa ntucane amatara, ahubwo niba hatabona neza ufungura amadirishya. Ikindi kandi harimo ibyo kurya nabyo bimwe na rimwe byongera ibyago byo kurwara umutwe. Mu byo twavuga nka shokora z'umukara, fromage, inyama n'amafi byanyuze mu nganda, n'ibyo kunywa birimo carbon dioxide nka Coca-Cola. Nubwo kuri bose bidatera umutwe, ariko hari abo biwutera. Rero ugomba kubanza ukamenya neza niba koko muri ibyo tuvuze harimo ibigutera umutwe. Numara gusanga ari byo, umuti nta wundi ni ukubizibukira. Icya nyuma tugiye gusorezaho ni imibonano mpuzabitsina. Bamwe bajya bagira ngo ababivuga n'urwenya cyangwa urwitwazo rwo kudakora imibonano, nyamara nibyo hari abantu imibonano itera kurwara umutwe. Akenshi bikunze kubaho mu gihe cyo kuwutegura kuko imitsi irega, bikongera kubaho mbere gato yo kurangiza. Ibi bikaba ahanini ku gitsina gore. Uyu mutwe ushobora kumara agahe gato ukikiza, gusa kuri bamwe ushobora no kumara isaha. Niba bijya bikubaho, ntabwo twakubwira ngo ntuzongere gukora imibonano, ahubwo mu gihe uri gutegura kuyikora, jya unywa ikinini cy'umutwe nk'amasaha 2 byibuze mbere. Ibi bizagufasha mu kwirinda.